yabakise inkuru ya Sara. Ndacyari Juju, giti w'igipeti, giti w'umwana mwiza. Hagati ambabaza ngo se mwese weekend yagenze gute? Weekend yagenze neza, ndetse abatwaye amagare ko yabaguye neza nk'ibisanzwe. Dutangiye inkuru ya Sara, agace kayo ka 10. Mugenza mu gutangira, uwo tuzi nka mama yakinguriye hakuno umushyitsi waruje kumureba. Ndetse anga mubonye, dore ngari wishima, dore ngaranezerwa n'umuntu akunda cyane. Ndetse winjiye mu nzu tumuzi nka Idiri, abandi muzi nka Sugar Mami wa Salimu, dore ngaraza hakuno. Geza hanga mugezi rwose arishima cyane aramwenyura ati iminsi myinshi nubwo utamvugisha ariko nyenda kuzirikana. Aterega inshuti yanjye nziza niyo mpamvu nzirikana, nta n'inshuti yindi nzi yagusimbura. N'amagambo ya mama. Sasa ubapfana iki? Bapanga iki? Mwitondere filime. Yaje mu rugo avuga ati rwose urasa neza, ndetse anose mwaratunganyije, ndabona inzu yanyu isigaye ikeye yarabaye nziza. Bize ngo abisanzuraho arabazi neza imbere n'inyuma. Ati rwose usigaye usa neza mama wa Sara, wongeye gucya wagaruye kabiri. Ati byo usanga mbonana ni Sara mbikesha, arakora akaniga akanyitaho. Ati yo disi Sara nuva yarakuze yabaye inkumi, ese wambonye yanyibuka? Uvuga munyeza amagambo agani Idiri ati ese Sara ambonye kano kanya yanyibuka? Ndati yakwibuka pe. Atwe bikose yarakuze, nimba asigaye basho izo nshingano zose ku giti cye, ni mukuru cyane. Mugenza uyu mugore abazi bose, ndetse azuye umuryango kuva kera. Navuga ati rwose Imana yampaye umugisha, yampaye umwana utarekarama ukunda gukora, ahubwo nago nzi ngo bikomora kuri inde hagati yanjye nawe. Mugenzi baraseka baramwenyura ko Sara akunda akazi, ndetse yita kuri mama wiwe, abo ba happy mu kimbo cy'umuryango wose. Avuze mugenzi wanga wo yabikomoye yabivanyeho, dore ngo bose baraseka. Ngo nagaze ibinyezo yavanye imbaraga z'imikorere Sara hagati ya nyina na Idiri. Sasa Idiranga bapfana iki? Niyo mpamvu ndahanga umusobanuzi nawe urahanga umusobanurirwa bakisi inkuru ya Sara agace ka 10. Mbahaye ikaze nk'ibisanzwe. Aha mugenzi mu gutangira nk'ibisanzwe nanone, uwo tuzi nka Black yakoze impanuka simusiga, yakoze impanuka y'injyana muntu, ndetse umutwe wose uramenagurika. Nyuma yo gushwana no guserera na Sara, byarangiye akoze agisida karahabutaka, dore ngikankariye yose irahombana, modoka yarenze umuhanda. Biracura iki katurore? Sasa kono mu kigo Salimu yaje ahanga byamurenze, telefone ya Black nticamo, na Sara nazi cyo bapfuye, azanga muri genge yabo. Mukanya aba yagatendo ishuri ryo sanga rireba. Sasa hakuno inkuru haje ahanga utuzi nka Brigitte. Ati rwose nyanjye ntago Sara antunguye, nari mbizi ko ari umusazi. Atuye mukobwa ubanza nafite abadayimoni muri we, niba atari abazimu bamugoreramo. Kano kahise kamwangura unuka kanabona impamvu yo kumuteranya ahangaha na Salimu. Akubise mugenzi wabo urushyi amutesha umurongo, aramwandagaje. Salimu ati rwose wihangane, mwishinje ibyaha umuntu mutazi impamvu ziwe, wenda wasanga afite impamvu ziri zibimuteye, ko ntago murumva uruhande rwe no gusanga Black atari umwere. Batako Salimu ratangaje. Ni guki inshuti yawe magara, inshuti yawe rwose muzanye kuva kera hose, kano kanya uyivamo utangiye gusupporting uriya mukobwa kumushyigikira? Sasa ngaha bose urwango ni Sara. Sara baye impamvu muri genge. Oyatsuko rwose nyamusupporting asuko umunyazo mushyigikira, ariko base mushyire mu gaciro. Namwe muza amafuti ya Black ni mugenzi wacu, muza amanyanga na manzaganya yiwe, ntago mwene nk'ibi ngibi yagutubira ko babikoze ugasanga amakosa naye. Uyatsuka amakosa yose yabangana, ntago yaragiye kumwica, nta kintu kibi yaramukoze. Ariko Sara arizamura ariyumva, afite confidence zikabije, buriya n'ubwinazi n'ubwiyemezi. Genzo byamwanze mu ndahanga byose bavuga ntago urimo kumwubaka, ava hakuno ajya gushaka amakuru nyayo, ave mu gushinjana ibyaha abantu biyicaye mahanga bakora, ataramenya impamvu imvo n'imvano n'inkomoko y'icyatuma Sara akubita Black urushyi imbere y'abantu.
basiganga bababaye agahinda ari kose. Best wabo Black baramudishye. Mugenzi ko ari ahangaha funga telefoni yiwe abona ahangaha chat z'imyenzi za nyuma Black yari yamuhaye uwo munsi. Hano mugenzi yari ifoto ya selfie ya Black aparisana muri quartier igoswe. Nimba mugenzi uzi yakaritsiye kwa Basara no Black yari yifotoreye ndetse anaha uyu nguyu message ati byahangaha navumbuye nimba ikubwira ukabimenya biri bukurenge navumbuye ibanga rikomeye. Ugati sasa mugenzi nagaze ibanga nirihe kumyanga zoominga ahantu Black yifotoreje na ahantu hagoswe muri quartier z'abatindi mu mibyuko. Umanga bizuminga ntazi ngo mugenzi ibanga ryari rihe Black yari kumubwira ese niryo banga ryateje ikibazo byo ntabyazi. Sasa ku ruhande uyahanga basuka ko bamubaza uriya musora muhoye iki kuba yadiha umuntu igishi isi yose ireba cyari iki. Ahangaha urushyi ruri hiti rwabaye trendy rwabaye viral mu rungano ati byose bireke bakivugana haza kono Salim yewe twavuganaho gato agira utwanga musobanuzaho ajanga baganire cyakoze nta kindi yagiye kumusanganira. Feri ya mbere hakuno ndashaka umbwiza ukuri bigenze bite nsobanurira ndanga haramurebatse musobanurire nkandi ubundi mbaza nkandi byose ngo arimo kumbaza nge ndibaze mugenzi wawe niwe ubizi kundusha agwa makuru yuzuye atako nyine nabimbwira nyine mupfuye iki habaye iki ate gose nyembaza byinshi hagiye ushaka Black ahana ari ubimubaze cyane kandi nayo nshuti yawe cyane muzanye bigiye kure byose umubaza abikubwire nge nta cyanga ufite kumbaza nta nubwo giye unanshinzwe ubundi urambaza nkandi ati kandi kintu mbwirire Black gwero uyu musajya acunga imyitwarire yiwe acunge ibintu akora niba mvuze ngo hoya ayubahe munese yamuhakana y'ibyo ajya byubaha niba hari uwanze ikintu bwe yifuza abyumve anabyubahirize nundi munsi nakaze amfatwe yiboneye kose. Ikindi kirenzo umumbwirire ntago nkunda iriya mico yiwe ziriya ngeso nge sinzikozwa urabyumva nabyo ubivuge abimenye. Keza hano karatunganye Salima ngakira murenga abona ko mugenzi Sara bamubangamiye ni Black wamugoye ngo yari yamwiyamye undi yanga kumva aguma mwizirika mwihambira amutesha umutwe n'umwanya ntago Black yumva aho kumva ho y'umuntu ahubwo mugenzi yumva yego. Dore rwose umbwirire mugenzi wawe n'abareyo mico yanyu nka groupe muyireke ngese kuri yanteye yanyibeshye yarayobye uwamfata ko nkeka ko ndiwe ntago ndiwe yenza ngari bwatinze dore ngo mwari makonderaza wo mwishuri ryabo uyakiri makona kumusobanuza wanga hasobanuza undarimo gutongana gusa kagumye gatongana ni kasara karamutonganya karazamuka umujinya gafitanga ntubaho. Rero nge kambe ngiye naje kwiga ibirgo naho ubutaha amakuru ukeneye kumbaza ugere yabaze Black ayaguhe muraziranye ni inshuti yawe mu biganiriho umwanya wanjye ni muke bye. Kamusigahanga batavuze byinshi yaraje gusobanuza nta birahanga habikeneye kurenza amagambo yandi ibyo yumvi yahanga birahagije birabaye nuko yagiye. Sasa ku ruhande ahanga hari idiri ahanga muri inzu ngo ari isanga ndetse n'umuryango wabo yajanga muzimane ka mukaru ngo ahanga mu rugo ari isanga ni iwabo ndetse mugenzi yaje ahangaha abonye impamvu y'ibyishimo by'igihe kirekire ngo uyu muryango ukunda cyane avuga ati rwose uko mwaraje hanga byaramfashije byongeye kurema umubano wacu ndetse mwatumye ngira umuturanyi mwiza nkunda ari mwebwe. Yavuga ni idiri yavuga ati ntago zinambara byateje mu nzu wacu tujya kugura iyi nzu nge na Erikani Nyirimanzi ati ndabizi pe gusanye kose kugura iyi nzu nge byarabafashije n'uyu munsi mbona ko ni inzu ifite impamvu nyinshi isobanuye ku buzima bwanyu ndabizi ko waje hangaho byanga ndetse naje hangaho mbyanga ndetse kuzanga kwacu byatumye n'umuhungu wanjye Yigiti nyuma abitamo ubuzima bwe iyo ntaza hangaha ntago yari kuba yarahuye n'uriya mukobwa ngo birangire abuze ubuzima bwe. Mugenzi yabyumva ko ni diri atubivuga ndabyumva cyane pe cyane ko umukobwa urimo kuvuga ndi mwishywa wanjye bamwita Elif atari ko ntaciye umunsi mubayeho kandi meze neza atako se hagati aho ngo amakuru ya Erikani y'umugabo wawe ndati sinyazi ese ubagarutse mwe nk'umuryango mwamwakira umugore ati nge namwakira
ariko ntago Sara yamwemera. Sara yamaze kumwikuza no ku mazina yiwe ku buryo n'uyu munsi abantu bose babwira ko isi yapfuye. Uyu ati yo this yasigiye umwana imvune yamusigiye umuruho. Wavuga ngo amugenze ise w'umwana we umugabo bashakanye ukuva yagenda n'ubu ntagaragaruka. Umwana hanga yamwivanyemo yamaze no kwakira ubuzima, yemeye ko ntase ubaho, naho avuze hose atangaza ko se yapfuye, no ku mazina ye yavanyeho amazina ya se. Sasa ntibwatinze hana hari Sara yahamagaye mu kazi, bamutereraga pasi, araje bagiye mu kiraka barakora akazi k'umugoroba. Yaravuye kwiga ngo uyu munsi bafunyaza abakazi kenshi, baratekera ingagari nyinshi, banazitegurira iminsi mikuru nagire vuba vuba nyaruke. Yitabaje akono pinari ko yakerekeye sasa ku ruhande. Ahanga aho tuzi nka chef de quartier arahanga na mugenzi we yaje ahanga hamutonganya mugeze mu modoka yayangije yayikoboje ibiki. Ndate gose nagwangiritse cyane akazi bantumyemo wa mwana n'urugoryi namukanze gato nyimutera ubwoba usukameze nk'igisiga we nk'ikinyoni. Namukanze gato ngo ba abarenza umuhanda undamuta mu rushyi gutuma rero ngo umuhanda ugiye kumukanga ibyo nagutumyanga bya kujya kumutera ubwoba bigezaho ngo gukurwa urwego. Ndate namukanze gato cyane mbona birangiye arenza umuhanda n'umunyabwoba. Yanga avuga mbibetse Black akora impanuka, twabanye kankari mugenzi yaje imeze nkaye girango mu depasse imwiyenzaho ni yingibi iri hirya yabo, ni yingibi bicaye hafi. Yatokoza amahano bakoza amakosa akomeye, byo twavuganye ntago byari byo ngibyo. Nagira ngo umuhabye umwiyame ntagarukanga muri quartier yacu, nakaje ahazana indabyo anatuma abantu ngo bahazana ibindi bintu amvire kuri Sara. None wakoze ubugoryi warengereye. Ndati ntabihambaye nge naje mvuza amahoni meze nkaho mu depassa, ambonye gato ahita yikangarenga umuhanda. Mana nyagasani, mana yise nijoro. Gumyanga hayisobanura ko we nta kosa yakoze, ubwo uriya muhungu ya depassaga ni indangare, ntagaze gutwara imodoka. Ataramuka ageze ikintu aba uramuka wisha umuntu uri bumbone, urambona ndakugezayo. Yagiye shababaye urugoryi bakorana, aho gutera umuntu ubwoba rwagiye kumwivugana. Fanyamako ni gikweto cy'umubore cy'umujindiri arakibatura nuko yakimudishi. Sasa ku ruhande iyo byamwanze mu nda agaruka hakuno, yongera ngo ashake Sara amusobanuze nyuma y'amasomo ibyo na Black byari biki. Yashatse ahantu hose mu kigo nta muntu abona. Mbibutse ntago bazi ko Black ubu tuvugana yakoze impanuka y'injyana muntu. Gumyashaka aza mu banyeshuri bose abazamusara herereye, arabo yagezeho hakuno bone bari baziko rwose mugenzi umuntu nka Salimu umwana wo mu bakire yabavugisha, bamuzi nk'umwirasi, bamuzi nk'ibogare de la saison, ni bogare y'ikigo cyose. Ati rwose ngo tuzi bya Sara gusa gitangaje twavuye mu ishuri acaho yihuta ngo yari afite akandi kazi afite kujyamo, ubu yatashye nawe ukira hanga mu kigo. Cyakoze nta kindi yaje ku ruhande ahari Brigitte na Eda amenye ko Sara yatashye atakiri mu kigo. Gezanga bagenzi be na telefone hanga yari yayitaye basigiye ibintu byari byakomeye. Batari ko sena makuru ufite kano kanya ya Black waduhereza ko tuzi ko amakuru menshi muba muyaziranyeho, nta makuru wadusangiza. Ndati hoya batako biri ko sura kwa kano kanya ubizi a telefone yanyu mwari mufite hanga mwayigumanye gusa amakuru yandi nabona yavanye hehe. Niba umuntu yagera telefone akayivanaho amakuru nyavanye ngo mugenzi yerekera basiga ngo baza gura ku mugoroba bawurire mu munsi mukuru wa Kani bari bwatendinga bose uyu munsi. Kundi yerekeye afata yihuse ava hanga hagende, umunsi ni muremure. Sasa hakuno mu rugo kwa Basalimu kwa boss Ihisani afite umufungo koko amafaranga yarayakoreye dore inzu.
mugenzanga mu rugo rwe. Mbibutse hari anniversaire ya Asena mukase wa Salimu, hari abahazaga. Dore ngo baraza bambaye nk'abantu baje mu kazi, bambaye umwenda w'akazi. Ni Sara na Pinari. Baje guseriva, bageze ahangaha manager yahageze kare. Ndetse uko abakira mu rugo bajemo niko hanga Asena arimo yitunganya, afite anniversaire uyu munsi. Numbaze ngo biracura iki muri iyi nzu binjiyemo. Bakise inkuru ya Sara agace kacu niko tureba. Njyangaho wumva nsobanura ni Papa B&B, Papa Bubuna na Banina. Uyu nk'ibisanzwe uri kwanga hateka makeup. Icyambere ni ifoto. Agafoto nuguhozaho. Kwa updating imbuga nuguhozaho ni buri munsi. Anaga kumbuga agataho. Abanzanga audience ya updating abamenyesha ibiri kujya mbere ni ibiki. Kwanga ba updatinga birebyanga ama comment yaragiyeho mbere mafoto yo munyenzi ya mbere. Bananga bamutuka, abamushima, wateye nabi, abandi byose ngo ni fake, nago ari uwanyawe. Wese sanga umubiri byose wose ngo ni ikibumbano n'ikiremano cy'abantu, naga ari umwimerere. Abandi ngo ntaga zicyongereza mukurasa imbogo arayoboye. Amyaze mu zindi comment haje mwindahangaha ko nta diplome agira, ngo rwose ubanyanga ubwiza bwe ntabwo amenya ko abanyeze ategeze yiga, atazi n'icyongereza. Hari mangana comments za Brigitte zo kumenyenza uyu mugore ngari fake, atari OG, atari umwimerere, ukunateye byose ari bihimbano, ari umubagano. Avuga ati rwose Asena ntegereza vubanga nzagutamo, narirarenga ibyo ubone yahangaha ni bike, byinshi biracyaza. Genzi ni bwatinze sasa ku ruhande. Hano hari uwaje ni muzehe Papa Salimu. Geze hanga dusa umukobwa mubonye ati pa rwose uri mwiza, mukuru urakeye kandi uraberewe. Ati kote wambaye mukuri kose waryuzuye, ndiragukwiriye neza kandi cyane, ryakubereye cyane papa. Papa disa kunda abana be, afata mugenzi abana nkaho ari abavutse ejo. Ntago umwana mugenzi kuri we ajya kura abakimukunda nka kera. Ndetse anga hari umukwe yarebye ati rwose muzehe nkunda ukuntu ukunda abana bawe, nanjye Imana nima abana banjye niko nanjye nzabakunda. Mbibutse nago mugenzi kupura ibyara, ntako batarwanye n'uyu munsi nta mwana bafite. Disi yikundira umuryango we, nta kindi mwisi avunikira. Ndetse n'umukwe we ubwe amfata nk'umwana yibyariye kandi ari umukwe. Avuga ati rwose mwihangane, ndabizi ko mu minsi mike muri iyi nzu hazumikana impundu n'amarira y'agahinja kavutse akana kanyu k'imfura. Bakiraho haje Bogare de la saison Salimu, dore ko yambaye yaje yadegaje yapinze yamefiye. Papa murebye ati sha kujanga ubu wambaye ibiki, ubu wambaye ibiki mu munsi mukuru nk'uyu nguyu. Ndati hoya nge ntago nja mu munsi mukuru wanyu, njanga mbasuhuze ndagiye, ntaga ndi buhatinde. N'amagambo ya Salimu afite umunsi mukuru nagiye kujyamo, ntago anive ari buyitindemo. Papa anga yo bararuhutse ubwanga ha kuba atari bumusebye imbere y'abantu yambaye gutya, nashaka yigendere. Akiraho hado haje umukunzi wa papa. Iyo vya murebye yirigata iminwa, afite umugore mwiza koko. Umugore uranga mugenzi wa muzehe niyo nibyo yuzuye abenshi muganga yatwandikiye, benshi mutamenye. Indyo yuzuye magenzi bajyaga bavuga ni iyi ngiyi umuntu mukuru wese abagombwa kurya. Asena abana bato aruta, nta wamuhigika. Papa yajanga ashimagiza indyo ye, sasanga ni bwatinze bamwe round ya mbere bakore cheers kugira ngo Salimu avanga hagende. Hano barabaseriviye basoje ameza ko kubaseriva. Dore ngo Salimu arashimira umuseriveri ati rwose urakoze cyane. Amaze kumushima bibaza impamvu abikoze, bati Salimu bitewe n'iki? Ati impamvu bikoze nuko nyiri munsi mukuru ari we Asena atakabikoze kandi biri mu nshingano ze. Aho gushimanga bategura umunsi mukuru we wonyeze bavunitse kugira umunsi mukuru ugende neza, arahanga ntaga bitayeho. Salimu anga kanagamo amagambo ye kenshi binyenze bushotoranya abayafite
yo gushotora mukaze yongeye ahangaha kumwurira ngo ntago azi gushima abavunitse ngo umunsi mukuru ugende neza, cyane cyane abaseriveri. Bwatinze yarabasezeye, naga hari buhatinde bari buhuze ku mugoroba amasaha akuze n'abavuye aho agiye, nawe hari agasho agiye kwitabira, nuko yerekeye abasiga hakuno. Kumba ku ruhande ahari ba Sara na Pinari uvuye guseriva yaje ahangasha ababaye, abantu savinga nta gushima n'imijinya myinshi barakaye zanga atongana. No museriveri mvuye gusavinga table iriho ise wasare mu muryango we. Mugenzi uko araha byose anga arabyumva kwa hangaha baje ari ngo ahari ise wa Salimu n'umuryango we ntabyo yarazi. Hano hantu baje nago yarabizi, atubabyumvishije ahangaha tuje ni kwa sobukwe, aha tuje shane kwa muramu wacu Salimu uje banye mu muryango urahamenye. Ngize ngamurebye Pinari n'urugo rye arimo kumushinja ibyaha ngo ahangaha baje ni kwa sebukwe, baje kwa muramu wabo. Yaramwimyuje ndagaraga byumva, aramwiyamundire kare karago yabyumva. Umva sha cyakoza muko baratomboye pe, batsindiye byinshi ahangaha barahaguye. Ndaramwe matumva rwerwera kano kanya magambo yareke ibya muramu wawe uvuga ngaha bireke nasobukwe mwikuremo, ntago muri inzu je bahanshingiye. Undanga ntabyumva aracyabimuhata kwa hangaha baje kwa sebukwe, ndetse ngo iyi ari inzu azashakwamwo. Cyakoza ahangaha kiyama aranamusubikaje hirya ye akora akazi kamuzanye, agabanya ahangaho utugambo. Urugambo rwa murenze we azuko Salimu akunda uyu mukobwa. Nze nibwatinze bamutwaye mu kazi ni Pinari, uyasigara hakuno mugenzi ari kure mu ntekerezo, ndetse anga mu mutima yivugisha ati nubwo mbyanga bigendera kure biracyanyizirikaho, amahitamo yanjye atangiye kuba make muri ngewe. Mugenzi muri we indani ari gucika intege nubwo hanze yihagazeho. Sasa ku ruhande ngo tuzi nka Black yakoze impanuka, mugenzi birahure by'imodoka bimwinjira mu mutwe. Cyo bakoze hangano kumurangaza umutwe baramuhandura, bamwogoshanga n'urusatsi, banze bamuhandure bavanemo ahangiritse, bakate utunyama myezi tumwe na tumwe batujugunye. Sasa bano bari abaje mu munsi mukuru babanje gucana basangire bagiye mu munsi mukuru. Nyuma bageze ahangaha Black na uhari, telefone yayivanyeho nibazi ntaho ari. Batena sanga Black agize isoni zurushyi yakubiswe akaba yanze kuza muri twebwe. Batako none ibingisino bya danger, si bya danger tubimenyereye gato yacu kuba muri umuntu yakema kandi akanaseba, ariko nyuma yabyo hari ubundi buzima. Nago twumva impamvu yatuma Black yikomplika kandi tumuzi wese. Rero usanga genge yose iraziranye, abenshi kagiye kana kubitwa bucece. Nze ngo nta numwanga ufite mugenzi isoni za mugenzi we, buri umuntu kuzi wese abakuzi koko. Arabakwibye ntibavanga mye zota mubonye, gusa nanone uko biri kose wenda wasanga agiye munsi mukuru direct ntiyaca hano bakaba bari musangeyo, batuhamagana ibyashoboka. Wasanga agiye munsi mukuru mbere yacu, ubwo tujye fana tumusangeyo tujye kwenjoyinga, wasanga ariho yibereye. Cyakozanga nta kindi barishyuye mugenzi berekera bagiye munsi mukuru basangayo Black. Sasanga muri Anive ya Asena haje abakire benshi, haje ingagari nyinshi, imiryango yose uko yahanga yakorakoranyeho, ndetse Asena aho ari yongeye kwishima. Bantu bose baje no kubwe, baje kumwuba no kumwubahisha. Bwari mwe yateye intambwe angashimira umwana w'umugabo we wa mukobwa tuzi nka Nile. Tugose ndagushimiye uyu munsi wongeye kuduzana inshuti zacu za kera nyinshi tutabonaga zongeye kuba zaboneka. Bagenzi ko baganira niko hangaha uri mu kazi we yahanishije. Akira haje Pinari azanye andi makuru mashya abonye muri iyi nzu, avuye guseriva hejuru mu bakiriya.
vuye kuba seriva ati rwose ngufitiye amakuru mashyashya hakuno nkuzaniye nkumbe nkuru nshyashya muzaniye hakuno azu yahwari uzagashya mbonye iyi nzu sha ifite toilette iyi nzu ifite wese za mbere nini zitangaje uziko wese yabo toilette y'iyi nzu ingana nka shambure yawe noneho ibaze ko karukanya nka shambure ya Salemu kuningana ishambure yawe na shiri wawe muzajya muryamamo mukayibanamo we mwembi mukundana nk'umugabo n'umugore abivuze hanga undi atangira kurakara aracyamuhata mugeze ko umugabo n'umugore cyo kuzanga nta kindi yamukubise sime mu mutwe amuva imbere agende yamwishingujeho amukubita hakune swime namukoreye hejuru tugambo ngo ishambure ye na Salemu bazabanamo ngo yo iratangaje cyane inzu yose hakune yayitembereye nuko ndi yagiye ajya mu kazi discipline aragira amagambo menshi kandi abari hafi y'ukuri we arabizi ko ibya Sara na Salemu nubwo mugeze babyanga babyihakana ariko haraho bigana ati nyambaye rwose ndi wewe Sara ntago iyi nzu nayanga ngiye rwose ubwo nakora uko nshoboye ngo mbe umukazana muri iyi nzu aho kujya amaza nk'umuseriveri nkahaza nk'umukazana ko ntago iyi mitungo mwisi ipfa gutoragurwa iyi mitungo iravunikirwa Salemu niba rwose gukunda byanyabyo nawe mukunde ubundi mwibanire hano hantu habe ahawe uko abivuga undi yasiganga yivugisha yitse imitima ahumeka insigane avuga ati rwose byancanze nubwo ndahangane hagararaho ariko mu bwonko bwanjye yatangiye kunsiga harimo kujya kure yanjye nta kindi kinzamo uretse Salemu ati Mana mfasha iry'uyu munsi rindenge ndavugira abo yihagazeho sasa kono ku ruhande bano mugenzi baraha umunsi mukuru hajemo abantu benshi badakeka batari bazwa bari buwitabire se ngo ni intsinzi uyu munsi bagitsinze igitego sasa kuna Sena kumyanga hagenzura mu bashyitsi hari wahanga yabonyemo yikangamo bagomba sasa kuna bombi baganira ngo bacunge abagabo babo kuko abaneshanga babishimiye hatagira nga umugore ubacumuza buri abagore bose munyezo bari kenshi bari mu inama nyinshi abari zifuhe ngo bacunga nga abagabo babo hatagira nga ababiba bakiraha aturya si idiri mbonyera ko ari hafi mugabanye cyane mo kumwikubaho biriya ni ibiki ko nzi ko mwenda muri inshuti wowe nawe njya hanga bingabeje mate mugenzi idiri nguje hanga mu munsi mukuru ni inshuti ya Nire ariko naga inshuti ya Asena kuki ari mu mugenzi akongo yikuba ku mugabo we ndati rwose hangane buriya idiri ubona ni nka masenge wacu musaza we wapfuye kera yari inshuti magara ya papa ndetse ni munsi idiri ameze nka mushiki wa papa amukunda cyane byose amwatsi abikora kugeza nk'ubikorera mushiki we rero amukunda urukomeye aho nta wundi mwisi tuzi nka masenge uretse idiri mwitondere filime idiri ahangaha avuga tumuzi nka Shigamami wa Salemu ariko mugeze muri iyi nzu ngo papa mugenzi wa Salemu amufata nka mushiki we yari inshuti ya musaza we wapfuye kera ndetse aho musaza we atari ni Ihisani uhari ise wa Salemu byose anga mugenzi Asena arabyumva ntabyo yarazi ntiyarazi umwana wa idiri n'umugabo we gusa ngo ntago yakunze mugenzi kuna mwibunzaho n'ukuntu yitambaza imbere y'umugabo we uyahanga guma kuna mureba ntagaze impamvu uyafuhira mugenzi umunyamuryango wabo bibutsanga Asena mu munsi ku munsi abatungura kumba ku ruhande utuzi nka professor we yaje hako nahanga n'ibyo kibaganira Asena avuga ati witonde buriya ntago abagore babitondera bishimye kuri mugabo wawe w'ibogare mwiza akanya kose bamucumuza ati hoya soko profe ateye ntago yakiniye mikino sasa inama za Asena ziri mu gufuha no gutwara abagabo nta kindi ahanga yaganira uyanga mureba buri munsi anga Asena uruko baganiriye babona ko duse mu bwonko bwe nta kindi kintu kiberamo sasa yaje ku ruhande hana hari idiri aranga afata selfie na Ihisani ise wa Salemu bari muri selfie dore ngo undaraza hanga ahita yicomekamo ngo ntago yishimiye iyi kururu yabo hagati ya idiri n'umugabo we kandi muri inzu disi idiri ngo ahaza nka mushiki w'umugabo muri uyu muryango n'umwana aha ngaha baje mu bavandimwe sasa ku ruhande yaje hanga akazi n'indyankurye abashyitsi baranga kubakira baragoranye baratanga amakomanda y'urusobe y'uruvangitiranye bakiraho
hano haje ushinzwe umugenzi muri inzu abakozi azanga baha order ngo bishake mahanga ukora amasuku amatoilette yose yakono yangiritse arimo umwanda mwinshi cyane cyane iyo abashyitsi ifatanye na salo. Bati ntago byakunda akazi kacanga byari uguteka no guseriva ibiryo amasuku nago tuyashinzwe. Ndati mweranje mwishake mahanga muri mwese ukora amasuku umwe muri benshi ntago muri ahanga mwese mutetse byaje nundi bihiye. Asiga bahaya umukoro bishake mahanga muri bose ukora amasuku ninde cyangwa n'udahanga ukora amasuku yoza ibyombo anabitunganya agenda bikore bose hanga bahanga amaso Sara. Ntago mugenzi yabyanga yahoze n'urakora mu mazi anakora amasuku yarabyemeye. Nawe undebere filime mugenzi akabyemeye baramutwaye azako no ku ruhande atunganya nga matuwarete asigana yumukije. Mugenzi ko yakahinjiye mbibutsa arabizi ko ahangaha ari kwa Salimu yinjiye muri tuwarete buriya ngo agahinda kagira mubi nikica kandi iminsi mitindi nihoraho. Yeza ahangaha akazi bamuhaye myenza karebye tuwarete yose yuzuye umwanda abashyitsi bayangije. Yarayirebye no gushaka ubuzima no gushaka imibereho ntago byoroshye. Yaraje arayegera dore ngo mugenzi uko yegera aratahasa amarira si ibingibi mugenzi yaraziko isi yamugezaho uko mugenzi arira yibutse kera kiri muto yana bagenzi be iwabo bari abakire iwabo hahoze amafaranga bari bifite bahoze ari ingagari bahoze umufungo uhari ibintu batabyinginga n'ibyahangaha yibuka. Wari umunsi umwe bafite umunsi mukuru mu rugo yaje ku ruhande ageze ahangamye asanga toilette hakuno yose bayangije bayujujemo umwanda. Sinzo umunsi yahazaga mugenzi wa mutantine uyu munsi mu rugo bita kuri nyina nabwo yarakiri umukozi w'iwabo wa mukobwa we uwo munsi mugenzi yarakiri muto yakiri umwana yasanze ndi hakuno yarize ngo bagenzi basara bahangije toilette yose bayangije bayihinduye umwanda bayihindanyije. Atonganya nza kuno cyane nemo kurira ndata ko nta birenze. Tantine ari bukora amasuka hatunganye tantine arahakoropa. Mugenzi wo munsi akoropesheje abandi niho uyu munsi nawe ari makoropa. Yavuze ko uwo munsi nta birenze ngo tantine ari buhakorope abona umwana we arimo kurira. None uyu munsi nawe byamugarukiye yaje muri toilette ahangaha inuka dore ngo arayikoropa mugenzi ahitamo amarira yakoze amasuka arimo kurira. Iyi ni iminsi mitindi buriya mugenzi mwisi iyo uzamuka hari abo mugenzi mu bisikana bamanuka niyo mpamvu kwizamura mu by'isi ushatse mugenzi wabyorohamo. Buri inzira waciye muzamuka nayo nzira wacamo umanuka usubira inyuma. Yakoze amasuku uwo munsi arabyibuka neza nawe yahoze iwabo ari ingagara abakire none uyu munsi arakora amasuku y'abandi mu toilette yabo baramukomangiye hakuno ati mwihangane ndaje kunyuza ko nabivuga abivuga arimo kurira bataye umwanda ahantu hose. Gitangaje cya byose ahangane kwa Basalimu ibyo atarazi ko yakabikoze sasa ku ruhande bano bagumyanga bamagara Black ntaga bitaba bapanze ngo mugenzi bafe bigendere nubundi ntaga ari buze. Ibi byose ni Saro biteye ni Sara muraburije wangije umubano wa genge yabo kuva Sara yabizamo ntago mugenzi bagiye kugira umutekano no kugira umutuzo. Cyakono banzuye nta kindi wasanga Black agiye munsi mukuru kadutangayo twe turamusangayo wenda tumusanganira agiye munsi mukuru ubwo niho hari byo kuzanga mugenzi ducanga abanza rye ubwo yabikwebye. Yakoze nta kindi bishyuranga mu service umusariveri bigendere kumbanga mugenzi ku ruhande tuvuye hakurya tuzanga hari Sara hakuno hari Sara yavuye ahanga mugenzi muri toilette mu masuku dore ngo professor barahura. Prof amurebye undanga yikoreye indobo rakirete imyanda
n'ibitorosho zenga avuye mu kazi mu matuwarete. Urebye atse kurahangana iki mwana muto. Ndati ndahanga mu kazi. Nusuko hano nkahangaha ati yego hoteli nkoramo babahaye isoko hanga ryo kugemura yakuna ibiribwa no kubitaho. Rero twaje hakora mu kazi. Nakazi nkora ka buri munsi. Eza professor mugeza ko namurebye dere ngaragira isoni. Zijya muri toilette ajye kuyangiza undavuye kuyisukura. Ate gose tambuka injira. Kose nahumukije nago hatose nta mazi ahari. Ntago uri buhanduze nahakora isuku ikwiriye. Anga dusajya mwa kunisoni mu maso ni professor. Atariko ntacyo mwana muto byose anga ukora ubikore neza. Nanjye nkiri muri Amerika niga nagumye nkora mu bubari muri za boîte. Ataho nakoraga hazaga abagenzi banye twiganaga bakaza mu minsi mukuru baje kwishimisha nge nahaje gupagasa nkasagara noza ibyombo bo mugenzi baririyeho nkanahakora amasuku nkatunganya ejo kandi mwishuri nkabatsinda. Rero nawe intego yawe yikomeze akazi kose nakazi gusa intego wihaye uzayigereho. Ate rwose nagushimiye cyane. Ngo mugenzi yagiye ko yakagiye ageze ku ruhande yabonye hakuno idiri aguma amuhanza amaso muri wa munsi mukuru. Uko hanga undaseka ngaganira undahanga muhanga amaso yamukuraho. Sasa idiri bamuziho iki? Mbirutse idiri twatumuze nkashuga mami wa Salim. Dere ngundara muri banga muhanga amaso atayamuvanaho. Mwitondere filime. Cyakoze nta kindi cyo giyavanga hagende. Gusa afite umunanga abonye ntiyamukuraho amaso. Sasa ku ruhande abaje munsi mukuru ntago bawutinzemo. Bavuye hanga bitotomba ngo nahangana go Black yahageze. Nubu nago telefoni ye iriho. Na amasamya z'ijoro gicuku. Biba ya saa 5 ka nijoro. Black nabwo aje munsi mukuru ntiyaje mugenzi ngo baje gusangira iby'umugoroba. Telefoni yayivanyeho ntibazi ikimo kujya mbere hano. Batwe biri kose hanga hari ikibazo. Ntago ibintu bisobanutse. Cyangwa basi tuvugisha umuryango wa Black tubaze umuryango we aho ari wenda batubwira. Salema ati hoya muramuzi sa Black agira umujinya mwinshi cyane. Nkabanga mukoza amahano muteje intambara hagati ya Black na se. Katwihangane uyu munsi byibura basi ejo tuzamuvugishe. Naba ejo atitabye twitabaza umuryango we wenda basanga yisindiye. Harawenda yigire mugeze mu karekare yagiye mu byuki. Harawe yagiye hahiye. Cyane ko bosanga bamuzi nk'umuryoshyi. Bwatinze nuko Salima hanga yerekeye wataha yigire mu rugo. Nago yaguma imihanda. Abandi basiga ibyapa. Ko yakerekeye sasa ku ruhande. Hano haje manager wabo akazi ko sakuno kararangiye bakoraga ndetse amasuku yose bari yasoje. Abantu bose batashye hasigaye ngo umugore ahanga ameze nk'idayimoni. Ahanga penari ntiyamwishimiye. Bakira hanga manager yabataye mu bose hanga rawundi byasigaye byose babijyane iwabo. Dore ngo barishima. Byose neza ko byasigaye batariye bitakoreshejwe n'ibiryo babitware imuhira mu rugo. Dore ngo baranezerwa no gucyura imbuto, amakeke, za burete, amasambusa. Mugenzi ko umuntu nka Sara yanga bitahanye abari bumare iminsi nkingahe adaha mu rugo ndetse no guteka nta stress. Gucyuranga ikiryo ni ikintu cy'ingenzi. Sasa ko nari Asena nyiri munsi mukuru mugeze munsi mukuru ngo wagenze neza. Bantu bose hakuno batashye hasigaye mbarwa. Baranga mu rugo yagumyanga Asena afite uwahanga hacunga atamukuraho amaso. Azari hafi y'umugabo we asubira idiri ari mu biki. Telefone anga yivugiyo ntaga yivana ku gutwi. Buri ari mu biki arimo gupanga byo mugoroba byaya masaha. Papa tega wasanga ndari bize nkangiye. Nkuko nanjye madahanga ndi mukaza kenshi na kenshi wasanga na idiri ari bize. Ugasanga telefone yamperanye simbone akanya kita ku muryango wanjye nyihugiyeho. Yenze yaje hafi yabo avuye kuri foni atire rwose nubwo mvuye hanze nzanyanga inkuru y'incamugongo. Atumuvandimwe Egleke umuhungu we yakoze impanuka. Dore ngo barikanga. Batumuhungu wa Egleke
uravuga Black se yakoze impanuka? Ndati yego. Wasanga ndayakoze kumwe na Salimu ntawamenya. Ahanganizo amagare Salimu bamenye ibyagenze bite, habaye iki, cyane ko haba ari hose Black Salimu baba bari kumwe. Idira ati humura, Black yakoze impanuka ari wenyine, ntago Salimu bari kumwe. Bakoze anga nta kindi, bahamagara nga Salimu abamakuru yose yuzuye ko byagenze. Ngeze nga Salimu arimo kumutelefona, mugenza ku ruhande uko anga Professor amagara Salimu yumvisha hangaha asana avuga ati nk'iyimbwe ko zimpanuka yishe umugoroba wanjye wo kwimwera amayoga, yishe vibes umugoroba. Mugenzi yabyumva, yumvisha hangaha yitumugenzi totomba yinuba ngo Black yishe umugoroba wabo wo kwimwera amayoga, kandi umunsi wari uryoshye, wari ugiye kurangira neza. Dore ngo Professor arikanga umugoro uranga ntasanzwe, ntabwo abaho, amagambo avuga ateye ubwoba. Sasa ku ruhande hanangaje Salimu aparika iwabo, hari umunsi mukuru hari hahiye, yacunze umunsi mukuru urangiye nibwo yagarutse mu rugo. Ageze amyanze muhira, umunsi mukuru urangiye abona so atangiye gutaha, akinjira nga mu marembo yo mu rugo avuye muri parikingi. Dore umuntu bahuye, dore ngo we na Sara barahura. Sara yambaye nk'abaseriveri, yambaye nk'abakoropyi, abapagasi, yambaye nk'akaryasi yiwabo. Ibyo atakekaga, yaramuzi nk'umwana wo mu bakire, umwana w'ingagari. Dore ngaramusanga yaje gutegura umunsi mukuru wa mukase, mubaje gupagasa hano, mubaje mu kiraka. Nawe ni wari yaje mu cyeyo. Dore ngo Salimu arikanga, boshye akoze icyaha ku muntu, boshye amucumuyeho. Yaramurebye ahereye hasi agira hejuru kiramurenga. Mu byahangamye nzikoreye mu maboko harimo ahangaha n'ibiryo batahanye mu rugo. Murebye bitesa, ndati ni sawa, nzo kuri ahangaha, ndati ndahanga ndi mu kazi naje gukora. Nzo kora ahangaha, ndati yego, hoteli nkoramo bayihaye akazi, ituza ahangaha ngo tuyifashe gutunganya no gutegura umunsi mukuru. Yenza murebye, dore ngo kiramurenga, nazi n'ikindi hano kuno yamubaza, nazi n'ikindi yarenzaho. Ndibutse hoteli avuga niyo ni hoteli ya se w'uyu musore, ni hoteli ya se wa Salimu, Ihsan. Ase basukuza ahangaha ko wajanga ntumvugishe. Ati nabyo ngeze narinzi, menye ko ahangaha ari iwanyu, mukanya njya kwava ngiye kugenda, nago nari mbizi. Ati nanjye nabyo namenye, base mbimenya nareba gumanga nkagufasha mu gutegura uyu munsi mukuru wose muteka. Sara ati rwose ntago byakunda, akazi dukora ntago wakabasha, kano kazi kacu karavunanye, nakazi umuntu nkawe atabasha. Dore ngo Salimu kiramurenga, ntazi ikindi yavuga. Gumyanga hambyeza muri ko afite morale, afite n'ibyishimo mu bukene bwe, hose aguma nezerewe. Ati rwose rero Sara, nukuri uraberewe pe, mwenda gose wabera kubereye, uyu mwenda uragukuye cyane pe, kwa kubura munyazi ikintu wabwira umuntu byakurenze. Yarazi ngo ni umwana wo mu ngagari, umwana wo mu bakire, yasanze undi ari umuseriveri waje ahanga gutegura mu rugo iwabo, gukoropa, koza ibyombo, guteka n'ikiraka. Kunyako naseka, dore nk'amagambo arashira ivuga, nazi ikindi yavuga imbere ni iki. Kumye gusanga amureba nta kintu avuga, ndatero natinze mfite gutaha, nago nagumaha. Ate kintu gitangaje nibutse nukuntu udasanzwe Sara we, ndatugutese uyu munsi twiganye mu kigo twirirwanye, none n'ubundi bwije nongeye nkubonye. Bize ngo nkubonye ku munsi umwe urimo abantu babiri ntarinzi, wongeye kuntungura. Ati wasanga ari inzira z'Imana. Dore ngo mugenzi bwa mbere Sara aragira isoni ku maso. Bakiraho hano haje Professor, basanga hanze yangara muramutsa. Ati nubwo njangaha ngiye kubaha inkuru iteye ubwoba, ariko muyakire mutuje. Ndatse inkuru iteye gute? Ati inshuti yanyu Black ibyayo ntabwo byagenze neza uyu munsi, yakoze impanuka kandi y'injyana muntu,
yakoze impanuka simusiga, impanuka mbi cyane. Gusa kubw'Imana bamuvuye bamwitaho, ntago impanuka yamuhitanye, ariko ameze nabi. Uyabyumva. Dore ngo haraza amakuru y'incamugongo. Mbibutse Black uyu munsi aserereye na Sara nibwo banamubuze mu kigo. None ngo yagiye akora impanuka y'injyana muntu, ndetse umutwe wose bawuhonjoye. Gusa abaganga bamwitayeho, bamubaza nako batagize, banamuhanduye ibyamwinjiye mu mutwe, ahandi barimo gusanasana iminsi y'10. Dore ngo disi Sara arishinja icyaha. Ko yakishinja icyaha, uyahanga yasamye za kunamuhindukirana ati Sara usenga Imana. Black nagira ikintu aba, ndahiye Imana ihoraho, utaravuga icyo yakora. Prof aramubuza atavuga amageze amahana imbere yabo. Prof aritambika atavuga amagambo yakwicuza mu nyuma. Atari ko Black agize icyaba imbere y'Imana, ndahiriye ahangaha mbibere genda. Vanga abanyoza agende, Yesu amwirukana. Mva imbere none ahangaha agenda, toka. Mva imbere genda. Hoshi genda, soka imbere genda. Yamusezeye nabi. Ahangaha ntago Prof azi ngo habaye iki. Gusa ari kugira ngo mugenzi Black nagira ikintu aba, Sara bamurahiriye imbere y'Imana ko nabo bitari burangirira aho ngaho. Nuko Sara yagiye, undangara mwirukanye, sigara afite umujinya n'agahinda, azanga amukurikiye. Avuze nabi, azahanga ngo yisubireho, ya magambo yasubiramo nanone. Atusenga Imana, Imana usenga ikumve. Black ntagira ikintu aba, ko nagira ikintu aba, nawe uri bubiryozwe, kandi ukuri kose kwanyu ugushyire hanze ntutubeshye. Ko iriya bishyuye mutene iriya ngumi y'amatama yabuze myinshi kwa kuntu abyita urushyi n'ingumi n'ibiki, ko ntago inshyuye mukubise zavira mwaho. Gusa usenga Imana agume ari muzima abeho. Nagira ikimubaho urabiryozwa, ntago birangirira aho ngaho. Yenzwa bivuga. Dore ngo disi Sara arabura ikintu arenzaho, ntafite n'icyo yavuga mu bihe nk'ibi ngibi. Niba ari ubiteye ntabizi, yagiye yishinja icyaha, nimba ari we nyirabayazana ntabizi, gusa biteye ubwoba. Ko yakerekeye hano hasigaye Salimu. We na Black ni nk'abavandimwe. Yaje ahangamye akabaza Professor, ese kano kanya Black ari mu bihe bitaro, arwariye hehe? Undi ati ivuriro arimo ni rya vuriro idiri avuriramo ahakorera, niho undi arwariye. Cyakoze nta kindi yerekiyeyo. Bibusanga idiri uvugwa ngo ni nka mushiki wa Salimu, ni umuryango wabo wa hafi. Twe tumuze nka Sugar Mami wa Salimu mwenyewe. Kuyakerekeye yamagaye hanga Brigitte amuha makuru ko Black yakoze impanuka, kandi impanuka y'indyango rye, impanuka y'injyana muntu. Modoka yose yangiritse, ubu tuvugana bamubaza ameze nabi, ari mu bitaro. Ahamagare abandi bose baze babe hafi y'umuvandimwe abamenyeshe. Yenza gumya ko nabyigaho, nimba ahamagara abandi bose bakaza bakajya ku bitaro aho Black arwariye. Kwanga habyigaho byamwanze mu nda, atareka abandi baje bamvangira. Reka Black tumurwaze, njye na Salimu twenyine, abandi bose anga tubareke, tumwiteho twe twenyine, tumuha umwanya. Mbona kanya kanjye na Salimu turi twenyine, twirwareje umuvandimwe. Kano shaka kunda Salimu ku buryo ahantu hose habonetse umwanya cyangwa amahirwe kayabyaza umusaruro. Abandi nibaza baramuvundira, bamuvangire, batume Salimu atabona agaciro k'uyu nguyu, ko ashoboye kuba yakwita kumenyeza ku murwayi akanamuba hafi. Umba ku ruhande hakuno hari Sara, yagumye ahanga amagambo mugenzi yabwiwe amugaruka mu ntekerezo. Amagambo Salimu yavuze ati Black aramutse agize ikintu kimubaho, aramuka Black adakize, amagambo yanjye uyazirikane. Ndahiye Imana ihoraho ko natwe
bitarangirira ahangaha gutya. Sasanga biracuriki byamwanze mugenzi munda mu gicuku ntiyaryamye, yaraye hakuno hanze atekereza, arara hanze bumukeraho ni Sara. Ko mugenzi yibaza, ibaze Black apfuye, mwari maze gushwana, wanamuteye igishyi, mupfa ubusa, mupfa ibyisi bizashira bitazahoraho. Mugenzi ugayini ahangaha, ese Black arakira? Ese uyu nguyu aho ari amahoro arayabona cyangwa? Bakese inkuru ya Sara kara gace ka 10 bindi naho ubutaha. Reka Imana bande biri cyoroshye, ndabakunda cyane cyane, bye.